Yesu ashimwe cyane bene data. Uyu mwanya dushimiye Imana itwemereye ikabiduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Nzeyimana Bahati Shabani, abambarizwa muri CPC Rukara Campus. Nejejwe nuko Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndifuza ko tuganire ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Turisanga mu gitabo cy'umubwiriza iki cya 11 umurongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kuko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye 7 ndetse n'8 kuko utazi ibyago bizatera kuri isi byari byo. Reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 5 turasoma umurongo waho wa 16. Aranditswe ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Amen. Iri jambo ry'Imana dusomye yanditse mu gitabo cy'umubwiriza igice cyaho cya 11 ritubwiye uburyo rivuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Ubwiriza yaritegereje arareba yandika amagambo y'Imana aravuga ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi ngo kuko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana bene data rivuga uburyo dukwiye gukora ibyiza tugifite uburyo. Dukwiye gukorera Imana tugifite uburyo, tugasenga tugifite uburyo, tugakiranuka tugifite uburyo. Kuko Pawulo we yandikiye Abefeso arababwira ngo ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Byerekana ko iminsi turimo ntabwo ari iminsi ituma yo kuryama, ntabwo ari iminsi yo kwicara, ni iminsi twagakwiye gukorera Imana. Kuko Yohana yaranditse ijambo ry'Imana mu gice cya 9 yandika ijambo rivuga ngo mwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kubaho. Rero nkuko dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kora ibyiza ugifite uburyo, biradukwiriye ko dukwiye gukorera Imana tugifite uburyo. Bikwiriye buri muntu wese mu kiciro arimo, yaba ari umuntu ari umukuru ari umutoya, ariko biradukwiriye kugira ngo dukorere Uwiteka tugifite uburyo. Yaravuze ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kuko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ngo noneho ibyo ubonye ibyo wungutse ubigabanye 7 ndetse n'8 kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Haleluya. Bene data, ndagira ngo mbasabe wowe uteze amatwi ukumva ijambo ry'Imana, ndagira ngo ngusabe kugira ngo mu byo ukora byose, ibyo uharanira gukora byose, uharanire gukora ibyiza ugifite uburyo. Tubona abantu benshi batari gushishikarira gukorera Imana. Abantu benshi tugeze mu gihe abantu bafite iterambere riri kwihuta cyane, abantu bari gukora ibintu bitandukanye mu buzima busanzwe. Ugasanga abantu dushishikaye turi gukora biduteza imbere, ni byiza, ariko biradukwiye ko dukwiye no gukorera Uwiteka, tugakorera Imana dushyizemo imbaraga kugira ngo tuzabashe kubona ingororano. Kuko ingororano tuzabona zifite agaciro gakomeye cyane. Haleluya. Ntabwo twabasha kumenya ejo hazaza hacu ukuntu hameze. Hari igihe ushobora kuganira n'umuntu ukavuga ati mfite ibintu byinshi, mfite ibyo gukora byinshi bitandukanye, hari business runaka ndimo, mfite akazi kenshi, mfite amasomo menshi, mfite inshingano nyinshi ngomba kwita ku rugo, sinkibona umwanya wo gusenga, sinkibona umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, sinkibona umwanya wo kujya muri korali, sinkibona umwanya wo kujya mu ivugabutumwa, sinkibona umwanya wo gukora imirimo myiza. Ariko nagira ngo gusabe bene data, ntabwo ejo hawe uzi uko hameze. Uyu munsi ufite imbaraga, uyu munsi uranezerewe, uyu munsi ufite ibyiza, uyu munsi wenda ushobora kubona hari icyo washaka gukora ugikora, ariko ntabwo ejo uzi uko hazaba hameze. Niyo mpamvu wagakwiriye kumenya iki ngiki ugakorera Uwiteka ugifite uburyo, ugifite ubushobozi, ugifite imbaraga, kuko ejo hazaza hawe ntabwo uzi uko hazaba hateye. Kuko tubaho ariko ntabwo ibintu byo mu buzima busanzwe biradutungura tutazi uko bimeze. Rero negira ngo nkwifurize wowe uteze amatwi uyu mwanya uharanire gukorera Imana ugifite uburyo. Pawulo aravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ntimukifate nk'abatagira ubwenge, ntimukagende nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Rero bene data,
aho uri wari wese, aho ukorera umurimo w'Imana. Ariko nagira ngo nkubwire wowe uteze amatwi iri jambo ry'Imana, ubashe uharanire gucunguza uburyo umwete. Iyi minsi iragoye, ni iminsi iruhije, ni iminsi igoye abagenzi, ariko usaba Uwiteka Imana igushoboze, ikwambika imbaraga, urebe uko wari uri kugenda muri iyi minsi, urebe nimba ibyo wari uri gukora utari uri kugenda udashyiramo imbaraga. Ariko Imana iragusaba kugira ngo uyu mwanya ucunguze uburyo umwete, kuko uyu munsi ushobora kwanga gukorera Imana ukiri muzima, ufite amaboko, ufite amaguru, ufite n'ubutunzi, ariko ukazifuza kuyikorera wenda ukorera Imana ufite ibibazo bitandukanye. Ariko ndagira ngo ngusabe aka kanya wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, muri aka kanya uharanire gukora ibyiza ugifite uburyo. Hari abantu bagiye bakora bagifite uburyo kandi bikagenda bibagirira umumaro. Uyu munsi rero Imana iragusaba kugira ngo mu byo ukora, mu nshingano zawe za buri munsi, haranira gukora neza. Fata umwanya usenge, fata umwanya usome ijambo ry'Imana, fata umwanya wo kwamamaza ubutumwa bwiza, fata abo mubana, abo muturanye, uberera imbuto, ukora ibyiza mu gihe nk'iki ngiki, we gucika intege, we gusubira inyuma. Bibiliya ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abasore b'imigenda bazacogora rwose, bazaruha, ngo reka bategereze Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. Niyo mpamvu nkwinginze mwene data, haranira gukora neza, haranira kugenda neza, saba Imana igushoboze kugira ngo ukore ibyiza ugifite uburyo. Umwanditsi yarakomeje aravuga ngo iyo ibicu byuzuye ngo aravuga ngo ibicu byuzuyemo n'imvura bisandaza ku isi, kandi igiti kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikazi, aho kiguyeho niho kiguma. Bishatse kwerekana iyo umuntu akwiye gukora agifite uburyo, afite imbaraga, kuko ejo iyo umuntu apfuye biba birangiye byose. Aravuga ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Aravuga ngo uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, nuko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Rero aravuga ngo mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahana kuba byiza. Bishatse kuvuga ko dukwiye gukorera Imana mu gitondo, nimugoroba, ku manywa, izuba riva, imvura igwa, mu bigeragezo, mu ntambara. Ariko Imana irashaka ko tuyihamya, Imana irashaka ko tuyishima, Imana irashaka ko tuyihimbaza. Dukwiye gukorera Imana, tugasenga iminsi yose, kandi tukirinda kwitotomba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero nagira ngo ngusabire wowe waruteze amatwi iri jambo ry'Imana, winginga Imana igushoboze, iguhe gukora neza ugifite uburyo, iguhe gusenga, gira ishyaka ryo gukorera Imana. Yohana aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, ngo dore bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha kugira gukora. Bene data, uyu mwanya wumvise ijambo ry'Imana, haranire gukora ugifite uburyo, haranira gukorera Imana, haranira kugira ishyaka ryo kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, kandi ivuga ubutumwa muri wowe rikomeze kwaguka. Murakoze. Nejejwe n'Imana yari duhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusengere kubwira ijambo. Mana, turagushimiye kuko wari duhaye umwanya. Tunejejwe nuko twemereye kugira ngo Mwami dufate uyu mwanya tuganire ijambo ryawe, kandi tugushimiye amagambo yawe twumvise atukanguriye kugira ngo dukore ibyiza tugifite uburyo. Sengeye buri muntu wese uteze amatwi iri jambo ryawe, kugira ngo unyimwemerere Mwami Imana ikomeye, abashe guhindurwa naryo. Abari baracitse intege bitewe n'ibibazo bitandukanye, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, wongerera imbaraga, bongere baharanire gukora neza. Mwami, ijambo ryatubwiye ngo mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi na nimugoroba ntitukaruhuke ukuboko kwacu. Shoboza ababyeyi, shoboza urubyiruko, shoboza ingeri nyinshi zitandukanye, Mwami Imana, kugira ngo dukorere tugifite uburyo. Urakoze kuko utugiriye neza. Abari bacitse intege bongerera imbaraga, ubaneshereze. Urakoze kuko ubana natwe. Tubyase data twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na Nzeyimana Bahati Shabani, wifurije gukomeza kugira amahoro n'imigisha. Ukaba wadusanga ijambo ry'Imana kuri YouTube channel wanditse Bahati Shabani, cyangwa ukabasura page yanjye ya Facebook ugashakisha amazina yitwa Nzeyimana Bahati Shabani, ukajya ukurikira ijambo ry'Imana buri munsi hamwe n'abigisha batandukanye.